impamvu zituma abantu bavuga iby'ubuntu, baravuga iby'isi ikeneye, iby'abantu bakeneye. Ibyo Paul yavuze avuga ngo kubera impamvu z'inkovu z'ibyaha ntibashobora kubwiriza kuri byo. Ubuntu rero bishobora kujyana n'indamo abantu bashaka kandi mbi. Ariko kuri twe iki gihe nubwo bitoroshye, ariko nk'uko urumuri ruke mu mwijima mwinshi rugaragara, ni ko igihe kizagira. Yaravuze, umuhanga yaravuze ngo time gitera. Uko biri kose niba urumuri mu mwijima warubona, inyenyeri ishobora kuba ari imwe mu kirere ariko ukayibona mu gihe habaye umwijima mwinshi. Byanze bikunze isi izabona ukuri, izakenera ukuri, kandi kuko Kristo ari we kuri, akaba ari muri twe nk'umuryango wa Yesu Kristo, tuzakomeza gushayininga nubwo ibihe byagora. Impamvu zidusunikira ku Mana mushu, impamvu zidusunikira ku Mana si impamvu z'ama etaje tuzubaka ejo, si impamvu z'abana be, si impamvu z'amavisa Imana idusezeranya, ni impamvu z'ibicuku duherutse gutambukamo, ni impamvu z'amajoro Imana yategetse guca gaca, ni impamvu z'ubuyerere Imana yadutambukijemo, ni iby'amaso yacu yabonye imirimo y'Imana tukayibona, biduha impamvu zo kuyizera. Imana ishimwe. By'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Muruzi kufika magari ibihumbi, harimo n'iryo wanjye icyo wamitiye mo nukugira ngo. Turabashimiye kandi turabifuriza ibihe byiza, twizera ko mumeze neza aho mudukurikiye muri hirya no hatandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, turabakunda kandi duhora tubifuriza ibyiza uko bukeye n'uko bwije, abari mu Rwanda, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, abari iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu majyepfo n'abari mu majyaruguru. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ariko kandi ntabwo turi bwirengagize ko hari n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, turabasuhuza cyane. Reka tuvuge ngo Imana ibaha umugisha mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Ariko kandi mboneyeho no kwihanganisha abatameze neza, abagize ibyago, ababuze ababo, kuko mu isi turimo niko bimeze, tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye n'uko bwije. Muri kumwe na Dani rero nk'uko bisanzwe. Imana ibamugisha. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Hano turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe n'umushumba, ari kumwe n'ababyeyi beza cyane bamugaragiye hano, murabibona ko rwose babyambariye. Ushobora guhita wibaza impamvu, ese habaye iki, ese uyu munsi ikiganiro Daniel yagiye gukora kimeze gute, kigamije iki? Ariko uko biri kose ibintu byose biraza kugenda neza, kuko n'abantu bakuru tugiye kuganira mu mwanya utari buze kuba muremure cyane, kubera ko hari ibirori turimo bigiye gukomeza mu kanya. Ariko reka manze mbifurize umwaka mushya muhire, muzabonemo ibyiza byose mwifuza. Murakoze cyane. Reka rero dutangire twakira umushumba, aratangira twibwira amazina ye, hanyuma yo kutwibwira turaza gukomeza tuganira. Imana ibaha umugisha. Mushumba, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Yego. Izina nitwa Elia Rwangarine. Ndi umushumba koko. Yego. Aho kandi nyoboye ministeri yitwa Umuryango wa Yesu Kristo. Yego. Ndumva ari ibyo ibigo byanjye hariho Umuryango Nadia. Yego. Umuyobozi mukuru wungirije
hanyuma ni umudamu ufite umugabo n'umwana. yego ifate ivugireho nta kibazo. Hanyuma ibumoso bwanjye hariyo Alphonsine Mukantwari, hasi nta kibazo. Yego ni secrétaire général wa ministry. secrétaire général. Dushimira Imana kuba hano muri uyu mwanya. yego Imana y'umugisha ndishimye cyane. Ngira ngo umuryango w'intumwa za Yesu Kristo harimo abantu babumvise ari ubwa mbere, ariko ndifuza ko twatangira dusenga kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza, cyane ko tubereho kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko kandi ibintu byose tubikora twabanje kwiragiza Imana. Reka tugusabe utangire usenge twiragiza Imana. Turagushimiye mwami w'abami, uri Imana nkuru, ntawera nkawe, urakiranuka. Amen. Waturinze iyi myaka yose, uwabona utategezeho cyane n'ubavuyemo, tuvuze ko 2024 tuvuyemo, warakoze guturinda uhimbazwa. Uyu munsi mu gihe gitoya tugiye kumara imbere y'iyi kamera ku mpamvu z'ibiganiro byo kwamamaza ubutumwa bwiza, turakwinze kugira ngo ikintu cyose cyo mu mwanya wacyo, hari imbaraga z'Imana zikomeze kutuyobora, hamwe n'ibindi byose bizakurikiraho mu mwanya uza kubukurikiyeho imbere, ukomeze kutubera Imana. Hanyuma nitwizirikanye ubwacu ngo tugushimire ko wakoze iyo mirimo gusa, hari n'abandi bacu babugufi tuzi n'abo tutazi bagiye gukorera iyo mirimo. Uyu mwaka dutangiye igitambo cyo gutura amahoro, mweze guhimbazwa, imbaraga z'Imana natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mushumba Karame. Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Nsohoje umuntu mukuru. Amen. Kandi ubundi nimwe mwakansohoje, ariko ngira ngo ntacyo bitwaye. Reka nagire mbifuriza umwaka mushya muhire. Murakoze cyane kuri twese. Mushumba, ukurikije umwaka dutambutse tuvuyemo, Imana yadufashije tukaba tuvuyemo, ese mubona intego zanyu mwari mwarihaye cyangwa se ibyo mwari mwatekereje kugeraho mwabigezeho cyangwa bimeze bite? Ya Imana yabanye natwe umwaka ushize, Yego. nkuko igirinda abantu bose mu bihe byabo, mu bihe byose. Yego. Ariko icyumwihariko gihari uyu mwaka wa 2024 tuvuyemo, Imana yadukoreye ibintu bikomeye cyane ko nubwo ibyago n'imigisha bisimburana, ahubwo twabonye umugisha kuruta ibyago. Ibyo twateguraga gukora twarabikoze, twabigezeho, na cyane cyane ko ibituriho uyu munsi tuza kusa nkaho tuvuga mu kandi kanya, twabipanze muri icyo gihe cy'uwo mwaka tuvuyemo. Icyo bivuze rero niba tubigezeho nuko ibyo twapanze byose Imana ifashe kugira ngo tubisohoze. Hanyuma reka dutangirire hano, ese umuryango w'intumwa za Yesu Kristo ni umuryango umeze gute? Reka ntangire mbabaza ikibazo kivuga ngo watangiye ryari? Right. Urakoze, ni ikibazo cyiza. Umuryango wa Yesu Kristo watangiye ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2020. Bivuze ko uyu munsi twicayeho turimo tuganira ni itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2025. Twateranye nkaho tutarana uyu munsi nkuko bavuze ko mukanya dufite igindi gitaramo, tutanijwe no kugira ngo umunsi dufete twizihize isabukuru y'imyaka 5 ministeri imaze iriho. Yego. Umuntu ashobora guhita yibaza, ni umuryango washinzwe ugamije iki? Intego z'uwo muryango ni izihe? Intego zawo ni ugusenga gufite imirimo. Yego. Ibyo ndasaba kubihuza n'ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma 12:15, aho iyo jambo rivuga ngo twishimane n'abishima kandi turirane n'abarira. Aho kandi uko minisiteri imeze umuryango wa Yesu Kristo, yo intego zawo zikomeye ziri muri Yesaya 5:8-12, aho hari ugusenga gufite imirimo. Yavuze idini nyakuri yariyo, avuga ko irifasha imfubyi n'abapfakazi, yabesha mu zabuze aho baba, yigaburira abashonje, yambika abambaye ubusa, nkuko ngiye kubivuga neza ubwe. Hanyuma Matayo akabyandika 25:31-46, avuga ku buzima bwe, uko yari ashonje bakamugemurira, uko yari arwaye bakamusura. Hanyuma bibaza ngo n'igari twakubonye se umeze utyo utukugirira ibyo bintu, bango kumwekoreraga bene soboroheje nyuma y'abandi, nije mwabikoreraga. So umuryango wa Yesu Kristo rero nizo ntego zawo, tugerageza gusa nkaho tubabarana n'ababaye kandi tukishimana n'abishima mu ntego dufite. Murakoze. Yego. Hanyuma reka ikibazo gikurikiye se nk'ikibaza umuyobozi wungirije, mu by'ukuri umuryango w'intumwa za Yesu Kristo mu gutangira mutubwiye ko watangiye 2020, ariko ikibazo numva nakwibaza cyangwa se nabaza, murumva mushaka kugera hehe? Ni umuryango ufite izihe ntego? Kuko hari abantu benshi tuzi bagiye batangira ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'ivugabutumwa, ariko ugasanga intego zabo ntibazigezeho. Mwebwe mwifuza kugera hehe? Ese dukurikije aho isi igeze ntabwo mwazacika intege? Murumva mushaka kugera hehe mu by'ukuri? Urakoze cyane. Yego. Gucika intege ntabwo twebwe bishoboka, kubera ko
tubona umusaruro mwinshi uko twagiye dutangira, tubona umusaruro mwiza. Wabireka ari uko umusaruro ukora atari mwiza, ariko twebwe icyo dushaka kugeraho ni ugukomeza kure hashoboka, tukageza abantu ku byo bifuza, tubakura habi tukabajyana mu bugingo bwiza, mu bugingo buhoraho bw'Imana, ariko tutibagiwe n'imibereho. Yesu yaravuze ngo mubanze mukore icyo umuntu akeneye, hanyuma ubugingo bukurikireho. Ubugingo ntitubwirengagije, ariko iyo umuntu afite ubuzima bwiza cyangwa se afite amahoro, byose bigenda neza. Twe rero nta gucika intege dufite, turakomeje kabisa. Nta gucika intege mufite? Oya. Kwibaca intege bihari kandi ari byinshi? Birahari, ariko twebwe tuzi icyo dushaka, tuzi n'icyo dukurikiye. Rwose reka mbaze iki kibazo. Ni iki kigusunika, ni iki kikongera imbaraga, ni iki gituma uvuga ko wumva utazacika intege? Urugero ndiheraho, uyu muryango nkugeramo hari icyo wankishije ngewe, hanyuma ku ruhande rwanjye, hanyuma icyo cyankishije nicyo kinsunikira kugira ngo na mugenzi wanjye muzane nawe akire. Yego, reka mbaze umushumba, ubundi iyi minisiteri y'ivugabutumwa ngira ngo niko biri banza bivuze neza. Uyu muryango w'ivugabutumwa mu by'ukuri umuntu uzamo ni umuntu umeze gute? Ese umuntu wese afite uburenganzira bwo kuzamo cyangwa mufite uburyo murobanura umuntu ufite ubushobozi bwo kuzamo runaka? Urakoze, Imana iguhe umugisha. Ntiturobanura ko ufite ubushobozi runaka, na cyane cyane ko nyine uko tumeze, uko nahoze mbivuga hejuru, twishimana n'abishima tukabarana n'abababaye. N'andi magambo, uretse no kuba gusa twabigirira abo mu nzu ya data nk'uko Yesu yabivuze, ariko n'undi ufite uwo mubabaro cyangwa ufite uwo munezero, twabana n'ubwo yaba ari hanze y'uwo muryango. Icyakora nyine cyane cyane abo mu nzu, n'andi magambo abo muri minisiteri biri umwihariko. Hanyuma se umuntu ni umuryango wegamiye ku idini, ni umuryango umeze gute? Yego, bivuze neza. Idini yo ni ikindi. Iyo tuvuze idini bari tuvuze ikintu kigari, mune mu gihe njya nsa nkaho ntemeramo, kuko hari idini n'itorero. Rero twebwe n'umuryango ushobora kwemera ko kwitoro kuta ku idini, kubera ko nanone umukatolika, umusilamu n'undi wese ushaka gukiza ashobora kwitaba mu miryango, mu gihe idini yo iri ikindi. Ndaguha nk'urugero. Umuryango wa Yesu Kristo, nk'uko nyine ndi umushumba w'imiswe 2018 nemerewe gutanga igaburo ryera. Nicyo nshaka kuvuga nk'umuhango wera. Rimwe mu madini buri wese atanga igaburo ryera arihaye umunyedini we, abenshi no kubamera, ariko twe buri wese wemeye Kristo akabatizwa mu mazi menshi. Uwo munsi umutima ukaba umucuruzi nk'ibyo Paul yavuze, avuga ko niwe uyinira ukisuzuma nta rubanza rwakujyaho, yemerewe kugeraho meza. Icyo bivuze rero, turenze imihango y'idini, ahubwo turi itorero. Rero nta umuryango of course wegamiye cyangwa se udaharanira inyungu bwite cyangwa za leta, ahubwo ubugingo buhoraho kandi muri Kristo Yesu, bikaba itorero kuruta kuba idini. Umuntu ashobora guhita yibaza akavuga ngo ese uwo muryango ukorera hehe? Umuntu yifuza kwinjiramo birasaba iki? Yangirayo kugira ngo ababone. Bari ikibazo cyiza, ari nazo ngorane twagiye duhura nazo, uyu mwana dushoboye gusobanura, umuyobozi mukuru wungirije agashoboye gusobanura, aho kandi yavuze uko abyumva. Ikibazo mbajije ni cyiza cyane. Kuva 2020 bitangira, cyane cyane tuzi uko amahame y'igihugu cyacu ameze. Buri wese ufite ushaka gusenga akwiye kuba afite ahasengera n'uyu asengamo. Ahasengera tuvuga ubwo ni inyubako yemewe yo gusengerwamo. Uburyo bwo ni ubusanzwe n'amabwiriza ya RGB. So muri ubwo buryo ntabwo turabona neza ngo nihe twaba turi, twagereje kenshi gushaka ubigo bwa sare, noneho bigeze bisaba ko none abantu bashaka urusengero bwite n'ibindi bisabwa na RGB. Bisa nk'ibyagiye bigorana, ariko kandi hamwe n'Imana twagiye dusa nk'abadatatana. Nk'ubu turahanga muri uyu munsi wa anniversaire, hari abavuye Rubavu, hari abavuye Kigali, hari abavuye Bugesera, hari abavuye Muhanga, n'abarahangaha Kamonyi twicaye muri uyu mwanya. Ariko hamwe n'Imana n'ibyo Imana yavuze ko dufite gukomeza mu kibazo ugeze umubaza, dufite ibyiringiro bikomeye ko none tuzaba tugira aho dusanga. Ariko kugeza uyu munsi iyo hari uvutse, urugero avukiye Rubavu akabyarwa n'undi Rubavu, icyo dukora no gufata nimero ye ikajya ku rubuga rwa ministeri, hanyuma tugasangira iby'Imana, tugakuzanya muri ubwo buryo. Twagira umunsi nk'uyu ngo guhura, tugashaka none tateye ikibazo mu bigo bwa miyoborere bwite ya leta, tukahura kugira ngo noneho dukomezanye tubwirane ibidukomeza mu gihe tumaze turiho.
ntabwo umunsi dufite ahantu hazwi runaka ho guteranira cyangwa ho gusengera. Icyakora nk'uko nari mbivuze hejuru, iyo umwana yavutse, iyo mvuze kuvuka k'umwana bivuze umwe mu bacu, umwe mu bagize minisiteri uri ahantu runaka, hanyuma akagira ushobora kubona uwo muntu mushya wavutse, atuma dufata telefone twishyira ku rubuga, kuko uko dusenga uyu munsi dufata ubwo buryo tugahurira kuri WhatsApp group, hanyuma tugasengera kuri urwo rubuga nka Zoom, of course tugakora ibyo bintu kubera ko impamvu z'ikoranabuhanga zakoze ibintu byiza. Ariko none bijyana n'uko dufite isezerano ry'Imana. Mu myaka 5 tumaze dukora ibyo, ntabwo turi ku bintu by'icyuka gusa, dufite isezerano ko Imana izaduha ahantu hagutse kandi hari mu murongo mwiza leta ishaka ko abantu bakoreramo basenga, kandi turabyizeye tuzabigeramo, cyane cyane ko 2025 2030 dufite izindi ngamba zo gutuma dutegura neza ubwo buryo, kugeza ko mu yenda mbese igihe nk'iki ngiki tuba dufite uburyo bwiza bwo kuba dufite umurongo twatangiye wo gukora iyo mirimo yo gusenga. Mushumba, kuba izina ryanyu ubwaryo rirakomeye, umuryango w'intumwa za Yesu Kristo, ese kuko niko muri? Bari cyose nk'igikomeyemo nawe, niko turi, niko nabivuga. Cyane cyane mu ngingo zanjye nk'ufite igwerekwa, ufite iyo vision na mission, niko biri. Kandi 3 k'ibyakozwe n'intumwa, amagambo avuga ngo nta mukene wababagamo, kuko buri wese icyo yabaga afite akizanaga bakabisangira, nta mugizi uvuga ku kintu cyose. Rero icyo gituma tuba umuryango, kuko ugiye no kureba ibyo dukoresha, ubwinshi cyangwa ubushobozi bwabyo bushobora kuturenga, nko kubera ko turi umuryango dukoresha iby'umuryango tukagarara mu cyo twagize. Niko turi. Ese murumva mwifuza kugera hehe? Iyi minisiteri y'umuryango w'intumwa za Yesu Kristo, murumva mwifuza kugera hehe? Intego zanyu ni izihe muri rusange? Intego zacu nk'uko tumwe rimera ni ugushyira abantu benshi kuri Kristo Yesu. Aho tuzagera ni mu bugingo buhoraho, aho se none cyangwa ejo hazwi na Kristo. Hano turimo turaganira n'isi yose, abantu badukurikiranye ni benshi cyane. Umuntu ashobora guhita yibaza akavuga ngo ko ntashaka kujya muri uyu muryango, ndanyura hehe kugira ngo uwo muryango mujyemo? Ibintu ni bibiri. Hari email yanjye bwite, hari numero ya telefone yanjye bwite. Ariko nifuza ko mu minsi mike nko kugira muri impeshyi y'uyu mwaka tuzafungura email bwite ya ministeri. Gutanga yanjye bwite umunsi ntacyo byamara, ariko gutanga telefone byo byashoboka. Kuko ahari twagira umugisha, Dani urakoze Imana umugisha, twagira umugisha kugira kubona nawe muri impeshyi uyu mwaka tugiye kujyamo, aho utange email ashobora kwinjiriraho kugira ngo tubakire. Ariko nk'abari mu gihugu bakoresha telefone ya 0788 96 9501 088996 ndere ya Rwangarinde, umuyobozi mukuru w'umuryango wa Yesu Kristo Ministry. Wenda turimo turagana ku musozo, ariko mukurikira igihe cy'iyo myaka mwatubwiye mumaze, mubona abantu bagiye baza muri uwo muryango, wenda igihe ni cyiza kudukundira, wenda hari abo twaza kuganiriza, ariko wenda mu gihe wenda bidakunze nonaha, ukurikije uwo muryango watangiriye, hari abantu bagiye bazamo wenda bafite ibibazo bitandukanye runaka, ese ubona hari ikintu kigenda gihinduka haba mu mubiri ndetse no mu mwuka? Exactly. Wari kuri aho twicaranye ubwo buhamya bw'ibyo, nubwo tutabona imwanya yo kugira ngo buri wese abyivugeho, ko dore kumuzi ukuru wungirije yavuze ko we ubwo hari icyo yabonye, cyari cy'ubuzima bwe bwite, kandi ubuzima bwite buriya byanze kunze mu mubiri kiba ari kimwe, ntabwo umubiri wasigara n'umwuka. Bene data bo muri Katolika baravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Rero niba umubiri wabaye muzima, rero nawe uyita iba nzima. Byanze bikunze iyo mirimo ibiri mu buzima bwa ministeri irakoreka, mu mubiri no mu mwuka. Iyo mirimo irakoreka rwose. Yego, ni byiza cyane kandi Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi uteguye gute? Ni umunsi umeze gute? Ndi kujya mbona mumwenyura, kandi hari n'abandi bizo hano hanze ngo bafite ibyishimo, babyambariye, barakenyeye rwose, inkweto zirahanaguye, ibintu rwose bimeze neza. Mu by'ukuri uyu munsi muriyumva gute ukurikije urugendo rw'iyo myaka yose? Uko biri kose hari ahantu hakomeye mwanyuze, hari ibintu bikomeye mwakoze by'uko imiryango yose bigenda bibaho, usibye no mu miryango ya Gikristo y'ivugabutumwa, no mu muryango w'umuntu ubwe mu rugo habaho struggle nyinshi cyane, habaho ibibazo bitandukanye. Ukurikije urwo rugendo rwose uriyumva gute muri uyu mwanya mujye kwizihiza anniversary y'imyaka nk'iyo ngiyo yose igera kuri 5 maze mubayeho? Birenze uko nabivuga. Buri mwaka twagira anniversary tugasangira by'umwaka, ariko umunsi twawugize nka yubile, ni umunsi udasanzwe, kuko bisa nkaho mu minsi yose twanyuzemo abagaragara uyu munsi muri ministeri sibo bayitangiye.
n'abahari birashoboka ko batazakomeza nubwo byagenda bityo, kuko na Yesu arabizi yagiye ahura n'uko Petero agumuye abandi. Ibihe ni ibihe, ariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane nko kuri njye, ndetse ndagiye kuri kamera hano gusa, ariko Imana imbabarire ibyo mbivuze none baraza kubyumva abantu, ize kumfasha mu kindi gihe gikurikiraho, ize kumpama mu nsi, ariko kandi ataza gutuma ngira amarira menshi. Ubwo ni umunsi wuzuye umunezero mu mutima wanjye, nuko ariko n'abakobwa babiri ureba aha ngaha bikaba ikindi gikomeye, kuko bo urumva ndabazi ko bagiye baza, ni ubuhamya bukomeye ku bari kumwe nanjye n'imbaraga z'umuhamagaro. Ndabishimira Imana. Wenda reka dusoze, ndumva ibyo kubaza ari byinshi, ariko bizafata igihe runaka tubiganireho neza, ariko njyewe turaziranye mu busanzwe, usibye kuba ndi kuri kamera nkaba ndi kukubaza ibibazo, ariko hari byinshi nanjye nzi. Wenda nk'ikibazo nakubaza, mbona ugira imbaraga nyinshi muri uyu muryango, niki kigusunika gituma ugira imbaraga nyinshi zishobora gutuma wirengagiza ibindi byose mu buryo nkuzi, ariko umuryango ukawushyiramo imbaraga ku rwego rudasanzwe? Ni ikibazo cyiza koko, cyane cyane hamwe na data twabanye tubana, uzi imibereho ya buri munsi. Ikinsunika sincika intege ni imbaraga ziyampamagaye, kuko ingorane ni nyinshi ushobora guhura nazo, ariko umuntu yaravuze, umuhanga yaravuze ngo iyo umuntu atazi icyo akwiye kuba icyo afite ntamenye icyo arinda. Rero jyewe nzi icyo mfite mu muhamagaro, rero ndakina nkashyiramo imbaraga zanjye zose, kandi nshimira ko hari abana Imana yampaye, cyane cyane namwe murimo banshyigikira kugira ngo mbone ko ntari jyenyine. Mu bwanyu kuko uyu munsi hari runaka waba udahari, aho wakaza abandi baje mu muhamagaro bashya, binyereka ko hari impamvu Imana ifite muri ministeri. Bituma rero ntacika intege, nkumva Imana igamagarira kujya izahatugeza. Reka tugane ku musozo, sa nk'uwibutsa abantu intego za ministeri umuryango w'intumwa za Yesu Kristo. Umuryango w'intumwa za Yesu Kristo intego zayo zubatse ku buryo butatu. Iya mbere byo umusingi twubakiyeho no kurana n'abarira no gushimana n'abishima. Gusenga gufite imirimo nk'inkingi ya mbere, kugira ubumwe muri twe. Umva gusenga gufite imirimo Yesaya 5:8-12, ubumwe muri twe, ibyakozwe n'intumwa 4:3-3-6. Hanyuma kandi no kugira ukuri muri twe, ukuri n'ibanga. Ukuri Yesu igeze avuga kuri Natanayeli, avuga ngo mbonye umwisirayeli nyakuri tuzubigayiga mu mutima. Umuryango ufite abantu b'inyigayiga bishobora kugorana, nicyo cyatumye Yesu yemerera Petero ko umwuka w'Imana wica Ananiya na Safira. Iyo hajemo bigayiga mu umuryango ucikamo kabiri. Hanyuma ibanga niyo ryatumye Esther abo umwamikazi kwa Asuwerusi, kuko yabwiye ibanga na musaza wabo, aramubwira ngo nugera i Babuloni ibwami ntuzavuge ubwoko bwawe n'uri we. Iyo Esther avuga uwo ari we mbere y'umugambi wa Hamani, ntabwo hari kureka gushyira ko abayuda. Kugira ibanga bigeze umuntu mu ntego. Izo nizo mpamvu. Kugira ibanga bigeze umuntu mu ntego. Mbabarira nkigenge ngusabe iminota 2. Turaza dusoza. Nta kibazo. Iminota 2. Bako tutandiko kuyakira kugira ngo tutegure ibyo twateguye, nta kibazo. Ndumva n'ubundi hari abakiri mu mirimo hano. Wowe ikibazo numva nshaka kukubaza. Tugeze mu gihe kigoye cyane mu isi y'ivugabutumwa, mu isi y'umwuka, hadutse ubundi butumwa. Ubwo urabyumva exactly. Ubu butumwa rimwe na rimwe buraza bukigisha ku nyigisho zitwa ubuntu. Yego. Nka ministeri y'ivugabutumwa igamije kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko cyane mu bajyana kuri Kristo, mufite ngamba ki kugira ngo mubashe kubwira abantu ubutumwa nyakuri? Ese ubutumwa nyakuri bukure kuba bumeze gute, bukure kuba bushingiye kuki? Umbajije ikibazo cyiza. Paul ari cyane aramubwira ngo ukwiriye gukomeza kuba uko wahamagawe. Impamvu zituma abantu bavuga iby'ubuntu, baravuga iby'isi ikeneye, iby'abantu bakeneye. Byo Paul avuga ngo kubera impamvu z'inkovu z'ibyaha ntibashobora kubwiriza kuri byo. Ubuntu rero bushobora kujyana n'abantu bashaka kandi mbi. Ariko kuri twe iki gihe nubwo bitoroshye, ariko nk'uko urumuri ruke mu mwijima mwinshi rugaragara, ni kwigiye kizagira. Umuhanga yaravuze ngo time will tell. Uko biri kose, niba urumuri mu mwijima warubona, inyenyeri ishobora kuba rimwe mu kirere, ariko ukayibona mu gihe habaye umwijima mwinshi. Byanze bikunze isi izabona ukuri, izakenera ukuri, kandi kuko Kristo ari we kuri, akaba ari muri twe nk'umuryango wa Yesu Kristo, tuzakomeza gushayininga nubwo ibihe byagora. Yego. Imana iguhe Amen. Reka ngusabe wongere utange nimero yawe ya telefone. Nimero ya telefone 0788 96 95 07. Ariko na Tana Secretary General birashoboka, havuga ko ari 07
8 9 karindwi 6 8 2 7 5. Izo nimero zombi wazishakaho mu nkozi ya Yesu Kristo. ngira ngo twavuze byinshi ariko nanone ndifuza ko tuzongera tugaruka tukaganira, ariko reka sabe Secretary General asenga Imana kuko niba utegeze uvuga yarangije kugira ibintu batunganya hariya, nabonaga agenda areba mu mpapuro avuga tureka ngira ibintu kira ku muntu kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza. Tugiye kumusaba dusenyera isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iyi gahunda y'uyu munsi, ibintu bize kugenda neza. Amen. Yesu amumugisha. Amen. Amen. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana idahinduka ibihe n'ibihe. Mwami Imana, nk'umuryango w'intumwa za Yesu Kristo, turi imbere yawe, tweretse gahunda tugiye kujyamo kugira ngo utuyobore, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen. Hari ikintu ntakubajije, ubundi umuryango w'intumwa za Yesu Kristo umubare w'abantu bangahe, cyangwa se reka turi kuvuga umubare, ubundi harimo ingeri zose cyangwa ni abantu runaka, abagore n'abagabo gusa, n'abakobwa n'abandi, ubundi bimeze bite? So ni ingeri zose, kuvuga umubare ni icyaha gikomeye Imana yahoye Dawidi, yavuze ko bazaba nk'umusenyi, nanjye mbikare Imana igumugisha. Ariko turi ingeri zose kuko tugira abahungu n'abakobwa, niyo mpamvu dufata umwanya wo gushyingira iyo hari umunsi wo gukingira. Tugira abadamu, tugira abagabo, tugira abasaza n'abakecuru, buri wese mu cyiciro cye witabye mu Yesu Kristo tugomba kubana kuko ni itorero. Yesu abamugisha mu cyane. Amen. Kandi muze kugira ibirori byiza rwose. Amen. Nyuze hano hepfo numva inkoko irahumuye kandi irahari ntukiri. Uyu munsi ni umunsi wo gufungura champagne nk'umunsi udasanzwe. Imana ibamugisha. Amen. Amen. Tujye kuganira ijambo ry'Imana, niwo mwanya bampaye, ariko hari umuririmbyi umaze iminsi urimo ufasha wa 45 mu ndirimbo z'agakiza uvuga ngo iby'Imana ikora, ariko ntago twaje mu kiriyo. Munezerwe muke mu maso, ndishimye papa rero, munezerwe muke mu maso. Turi imbere y'Imana kandi turi hano kubera ibyishimo, turi hano dushimira Imana. Ntekereza yuko byanze bikunze buri muntu wese wicaye hano azi impamvu itumye ahicaye. Nta yindi mpamvu iduhurije aha, ni ishimwe dufite mu mitima yacu. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntago nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Muruzi kufika magari ibihumbi, harimo n'iryo wandemye. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Kandi nk'ukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho
Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamurugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamurugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye, uzasobanukirwa bifite ibyiringiro, bifite ubugingo, bifite umugabane w'ijuru. Bifite ibyiringiro, bifite ubugingo, bifite umugabane w'ijuru. Haleluya, haleluya. Mwicarire, Imana ibahe umugisha. Umuririmbyi aravuze ngo mfite ibyiringiro, ariko bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ntabwo nshaka kuza gutinda imbere yanyu. Zaburi 124, turahera ku murongo waho wa mbere. Ndabona nta Bibiliya benshi mufite. Zaburi 124 umurongo wa mbere avuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa ku izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni Dawidi wavuze aya magambo. Nitwa Uzaribara Revokati ku bantu batanzi. Amen. Nitwa Uzaribara Revokati kandi mfite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Mfite impamvu zo gushima Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo ntago tuvuga Imana tutabonye, ibyo tuvuga ni ukuri. Imana yakoze ibirenze ntabona uko mvuga. Abantu twicaranye hano abenshi, bamwe muri bo turaziranye ku buryo navuga ngo wowe ndakuzi, nawe ariko akavuga ati Revokati, aha ntuze kuvuga ubuhamya butari ubwawe, ndabuzi byanze bikunze. Amen. Hanyuma ariko ni byiza iyo tuvuga imbaraga z'Imana ariko turi kumwe n'abantu batuzi neza. Amen. Ahangaha Dawidi avuga ano magambo, reka nse nk'uvuga kuri Dawidi ho gakeya, mwene Yesayi uyu nguyu i Betelehemu. Aravutse Dawidi, arakuze, igihe kiragera bamwohereje mu ishyamba. Ayo ni amateka, ariko atari impamvu z'urukundo, ari impamvu zo kugira ngo atazagira ubuzima. Bene nyina bariga, babaye abasirikare, babaye abajenerale. Nihuse Israheli igira intambara nyinshi. Bene nyina ba Dawidi bajya kurwana nk'abasirikare, ariko ngo Umufilisitiya abamereye nabi, Goliyati igihe yari abamereye nabi, Bibiliya irambwira ngo ise wa Dawidi aramuhamagara, aramubwira ngo genda ujya ku rugerero aho Abisiraheli barimo barwanira, urebe bene nyoko uko bameze. Ntekereza yuko yari abashyiriye ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko ngo ageze aho barwanira ngasanga bari mu myobo. Amen. Yewe muba ari nge mwitahari. Sifa kwa Yesu. Ngasanga bari mu myobo, ngo yitegereje aravuga ati se ingabo z'Abisiraheli ziri he? Ngo bene nyina bumva ijwi ribivugira hejuru, baravuga ati ako ni ka Dawidi n'ubwibone kagira. Baravuga ati ahubwo ngwino mu mwobo nawe. Tedera aravuga ati kwa Cinara Yesu, njyewe njya mu mwobo.
ati nutejya mu mwobo Goliyati arimo aravuga gusa tugashya ubwoba, twabonye inama, ubundi buhungiro nta bundi buhari usibye kwinjira mu mote. N'amapeti mufite n'intwaro mufite muri mu myobo. Ariko Dawidi ngaraho aravuga ati ahubwo njye sindi bujyemo, nimumbwire n'icyo umwami yakoze yavuze ku muntu uzica Goliyati agakura igitutsi ku Bisiraheli. Ngo baramubwira ngo umwami yavuze yuko umuntu uzakora ibyo ngibyo azamushingira umukobwa. Mureke mbabwire, gushyingirwa ibwami ni hatari, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari umuntu twose tuvugana mu gitondo na mwana, ariko ko mbona uri gusaza nta bantu ugenda ubona, atereka reka tibigize nka dendo tubona batoroshye. None niba bo ari abasivili, gushyingirwa ibwami ni ikintu gikomeye. Dawidi ngo nta atiriwe abaza kabiri, atiriwe agisha inama, atarebye uburebure bwa Goliyati, yumvishe ko bazamushingira ibwami, ngajya kureba Sawuli. Ngagezeyo Bibiliya iravuga, muzasome, ngo yiyambura imyambaro ayambika Dawidi, afata inkota arayimuhereza. Ubundi hariya niho Dawidi yari yakiriye ubwami, intebe y'ubwami ubundi niho yari ayakiriye. Goliyati akimara kumuhereza deni Sawuli akimara kumuhereza iyi myambaro ngo ajye kurwana na Goliyati, yari abaye nk'umuhaye ubwami, ariko we ntiyabimenya, ariko yari bumuhaye. Dawidi nihuse ngo aragenda aramwica, ica Goliyati, ngazana igihanga cye agitwaye hejuru, ngo ahinguke mu Bisiraheli. Ngo abagore bari aho bavuza impundu, bakoma mu mashyi, bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ngo uhereye uwo munsi urwango rwa Sawuli ruriyongera kuri Dawidi. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo uwo mukobwa Sawuli yanga kumumushyingira, ariko yanze kumumushyingira ngo hari undi mukobwa witwaga Mikali, ngo we abengukwa Dawidi, ngo abari uvuga ngo nta wundi musore nshaka, muzanshyingire Dawidi. Mureke mbabwire igitumye mbabwira ibi bintu, kuko ngize umugisha Imana ikabanzanira, ndaje mbabwire yuko hahimbazwa Uwiteka watumye dukira. Ndaje mbibabwire, ariko nubwo bimeze bityo mwitonde. Muri 2025 birashoboka yuko Uwiteka yadukije muri iriya myaka, cyakoze koko afite n'umugambi, ariko Satani nawe utaratubonye muri uriya mwaka afite umugambi wo kutugirira nabi muri uyu mwuka. Wewe yambwiye ikintu, Satani ashaka kutwica ariko bitamuturutseho. Reka mbabwira aka kantu, mwigeze mubona umuntu ugambanira Nadia ariko akihisha mu bitugu bye, ntashake yuko bigaragara ko ari we wamugambaniye, ahubwo byitirirwa Brigitte nubwo ari revokati wabikoze? Muri makeya akaba avuga ngo bibe ariko bitanurutseho. Mu bantu mujya mubabona musho cyane, muri make agwe mu gico cyatezwe nanjye ariko ntibigaragare ko ari njyewe wakimuteze. Muri make mwice ariko bitanurutseho. Satani rero nawe arashaka kutwica ariko bitamuturutseho. Guti Satani afite agenti nyinshi, afite aba agenti ubu tubana nabo mu nzu y'Imana, tubana nabo mu masengesho, tubana nabo aho tugenda. Hariya wirirwa buriya haba agenti wa Satani. Hanyuma ngo Sawuli ngashaka kwica Dawidi ariko bitamuturutseho. Garabye kuko turashaka Dawidi, ati tuzamugushingira rwose. Ngo yemera kumushingira umukobwa we, ariko ku mpamvu zo kugira ngo azamwice, ariko amwice bitamuturutseho, kuko bizaba bigaragara yuko ari sebukwe. Bibiliya ivuga iki? Ngo bicaye mu nama y'ubukwe n'ihuse, ngo barimo baganira ku nkwano, aravugira ati nta yindi nkwano muciye, nkeneye ibiyita 100 by'Abafilisitiya, nubizana bizaba bihwanye n'inkwano, ntuzirirwe unkwera. Ariko Sawuli yari abikoze nk'ubizi neza ko Dawidi atazavayo, azavayo. Yahimbaza Imana, yagiye kurenza imitego. Siko kwa Yesu mushaka mutabizi. Ubu mubona hari ibigoyi bagiye badutega, babizi neza ko tutazabirokoka. Izoba bazicukura babizi neza ko tuzazivamo, ariko Uwiteka
Dawidi ngagezeyo ngamuzanira inyita 200. Niki ibinyita uri gutekereza byaki niki bivuga Sawuli yaratumye Dawidi niki abantu bari benshi kuba batabizi ejo bundi ni iki Sawuli yaratumye Dawidi ngo neze ngo si uguca ku myenda ye gasazana inyita ntabwo byari nuvuga ngo ibi ni Sawuli yaratumye Dawidi kwari ukugenda akica abagabo akabashahura mushu akazana ibishahuro byabo akabipakira imifuka akaza byikoreye hano bakuru gushahura ngira ngo murabyumva akaza byikoreye akabitura Sawuli. Ndi gutekereza ibi bintu 200 Sawuli ubundi ari kubimaza iki? Bwari ubugome bwo kugira ngo Dawidi azagwa mu Bafilisitiya, ariko Imana yari yababwanye na Dawidi, yari yaramubwiye ngo nzabana nawe. Haleluya! Turashimira Imana data, nubwo imigambi ya Sawuli ariyo kwica Dawidi, ariko Imana ifite umugambi wo kumutagutsa ibigoyi nubwo inzobo Sawuli yazicukuye. Murabyumvishe basi ngabizana ari 200 ngabigeze imbere ya Sawuli ngamure avuga ati uyu muhungu ni igikenya ahubwo nanjye azanyica. Guhere uwo munsi ngamwanga urwango atigeze amwanga kuva yabaho. Ariko muri ibyo byose Dawidi akomeza kubana n'Imana. Imana imutegurira Yonatani akajya amubwira ngo ntuci iburyo, data yahashyize umutego, uyu munsi nturare mu nzu, bahagutegeye ngo Dawidi yomatana na Yonatani ngagenda amugira inama bigatuma ataruka imitego. Nihuse cyane Dawidi amaze kugera ku ntebe y'ubwami yavuze amagambo agiye atandukanye. Hari aho yanditse aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngatekereza imirimo y'amaboko y'Imana, aravuga ngo nyiramburiye amaboko uku twicaye aha ni impamvu z'imirimo Imana yagiye ikora ahashize. Imana ishimwe. Niba nta mirimo y'Imana ubona ukatihiya urebere vokati ngewe kumbona egare kubona imirimo y'Imana. Ate kuri mwebwe sitwe n'umwabaye simubona uko mureka mbabwize ukuri nese mugira ngo ngenda ndwaye, ntabwo ko ari ukubyimba, ari ukubyibuha, ntabwo ndwaye. Nase Brigitte reba igikanu mfite reba hano uri kubireba dodani wazibonye kutabyumva n'imbaraga z'Imana. Haleluya! Yesu we. Dawidi yicaye ku ntebe imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi w'isaha, ubwari data wabiguze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari, iyo yuguruye nta bushobora kugara. Haleluya! Ariko ineza y'Imana ubundi mureke mbabwire mufashwa iyo bigenze bite. Ubwo ari data wabivuze, ibyo bene wanyu bakubwiye kuraho amaso. Ibyo ko yavuze bishobora kutuzura, ibyo bagusezeranyije mu byumba by'amasengesho bishobora kudashika, ariko iby'Imana yavuze bizuzura. Haleluya! Yohana yandika Yesu yabwiye abahungu bamwe, arababwira ngo mbese nabanye namwe ariko ntimwamenye uwo ni we. Arababwira ngo Filipo we, umbonye ababonye data. Aravuga ngo ariko nimutanyizezwa n'ibyo
dushingiye ku byo yakoze, ntituyizeye dutegereje ibizaza ejo, tuyizeye ku byo yakoze ahashize. Imana ishimwe. Sinzi niba rimwe nabibwiye impamvu zidusunikira ku Mana mushu, impamvu zidusunikira ku Mana si impamvu z'ama etaje tuzubaka ejo, si impamvu z'abana be, si impamvu z'amavisa Imana idusezeranya, ni impamvu z'ibicuku duherutse gutambukamo, ni impamvu z'amajoro Imana yategetse guca gaca, ni impamvu z'ubunyerere Imana yadutambukijemo, ni iby'amaso yacu yabonye, imirimo y'Imana tukayibona, biduha impamvu zo kuyizera. Imana ishimwe. Turahamya neza ko ndaje sozi twibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe, dusezerane nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera, turakwemera, turakwemera. Tera haleluya shabrije, tera haleluya, 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 haleluya. Ntabwo twibeshye. Dawidi aravuga ngo nihimbazwe Uwiteka. Haleluya. Aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri turi bazima, ubwo umujinya wacanywaga kuri twe, hari imijinya bagiye bacana, hari inzuzi zagiye zuzura, hari ibintu byagiye bitwuzuriraho, ariko amaboko y'Imana arabidutambutsa. Bibiliya yatubwiye ngo ikigoyi kiracitse, tuvuyemo turakize. Imana ishimwe ko hari ibigoyi yagiye ica, iyakoze ibyo ngibyo, ifite n'umugambi wo kuzacana ibindi muri uyu mwaka. Mwakire neza amagambo y'Imana. Mana turagushimiye. Solewe eni etasaigo herewezo enima taniwi dosi eta shene wa ega todeweso enema torewe diega sharewe nema dosti saige. Dufite impamvu nyinshi zo kuvuga imirimo yawe, tugukomeye amashyi tugushima. Amen. Witeka abaha umugisha mwinshi.